yitwa Kayirangwa Kevin Kezi. Donc muko mubyumva yose n'amazina yiwe ni K yahiriye ryose amazina yiwe. So Kevin K ni aracyari mutoya ariko yasobanukiye impamvu ari kuri Nyanshuti nkora ku mutima. Niba mwicaye uko muganira ibiganiro bibi nawe birakwafekta. Ugenda usanga niba utaravugaga mani watangiye bitese mani bimeze bitese umusaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes, ashimwe bavandimwe, turongera kubakira mu kiganiro cyacu cyo ku cyumweru mukurikirana kuri True Line Channel. Ni ikiganiro kibahuza mwese hamwe mukaza gukurikirana ijambo tuba twabateguriye, abatumirwa tuba twatumiye, ndetse tukaba tubazana n'udushya twinshi tugiye dutandukanye ko byose hamwe bishingiye mu murongo kugira tubereke neza ibyo dukura muri Bibiliya uko twabyinjiza mu buzima bwa buri munsi. Ngiye uri kuvuga nitwihimbazwe Prince, ndi kumwe na mugenzi wanjye Hope wabasuhuza. Twongeye kubasuhuza cyane kandi tunabashimira ku bwitange bwanyu mutugaragariza ku rukundo byose, amakomenti mugenda muduha, mbese amashare yanyu, amalike, byose turabibashimiye cyane. Uyu munsi rero nkaba nazanye na Prince, tubafitiye surprise. Nkuko Hope bivuze, njye nawe nabyita surprise ahubwo nabyita miracle. So turashimira cyane uyu munsi ko yaduhaye icyo gitangaza cyo kuba twongeye kuba turi bazima, namwe mukaba muri bazima. Nkuko Hope bivuze, turabashimiye cyane ku bwa like zanyu, subscribe na share mugenda mukora hirya no hino. Nukuri Uwiteka abaha umugisha. So tudatinze, Hope twazaniye abantu bacu umutumirwa udasanzwe. Sindi umuvuge kuko mu Kinyarwanda buriya ntago burya mugora ubundi ntago zibiba biba arivuga. So tugiye kumuha umwanya ababwire ibyo byose mumumenye maze mwumve icyo yatuzaniye. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Nitwa Kevin K, ndumuramyi, ndirimba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Amen. Yitwa Kevin K, ni umuramyi. Ese iyo bavuze kuramya Kevin, kuramya nabyumva mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ese uririmba izihe ndirimbo? Hip hop, uririmba mu buryo nyine R&B? Ndirimba gospel ariko mu njyana ya slow. Okay, Imana imuha umugisha cyane. So aririmba mu njyana ya slow, navuga slow je buriya nago byo bikora. Hope sinigeze nukuramya nyine slow, nukuramya indirimbo zigenda gake ziramya Imana. Okay, zituje. So Imana imuha umugisha cyane Kevin. Uno musi twabazini umuhanzi witwa Kevin K. So tudatinze, nje mfite ibibazo byinshi Hope. Nanjye ni byinshi. Je natunguye ndi kuzenguruka mu hari ukuntu bureba abahanzi runaka ba gospel. Nje nkunda kumva gospel cyane kurenza izindi ndirimbo kuko zimfasha gusenga. Rero nari ndimo ndagenda numva indirimbo numva irankuruye cyane. Ni indirimbo nziza cyane, irimo sketch ishimishije, harimo akana kazi gukina, umva byarandenze, ni nziza cyane. Ndavuga nti uyu muntu ngomba kumushaka nkamubaza ati se inspiration yawe ni iyihe? Wamenye yuko iyi mpano uyifite ryari Kevin? Nakuriye mu muryango usenga. Yego. Nkurira muri church ariko nanone nkakunda kujya muri Sunday school. So nkabyiyumvamo nkumva nta kindi kintu ngomba gukora mu rusengero ni ukuririmba. Ntangira kuririmba mu Sunday school, ngenda nzamuka kugeza ubwo natangiye kwikora ku giti cyanjye. Utubwiye ko ya Sunday school wasengeraga muri rusengero? Muri Zion Temple. Zion Temple. Ni Zion Temple duba ari itorero ribera kuko Zion Temple ifite korali yitwa Azaf, n'abaramyi n'abatambyi. So nawe yakuze yumva ari umutambyi. Kevin, umunsi wa mbere wumva utangiye gukunda kuririmba, umunsi wa mbere wahagaze imbere y'abantu kumva ndashaka kuririmba, byari ryari? Wumvisha umeze gute muri wowe? Byaguteye ubwoba mbese? Ni umunsi nagiye muri korali nzi ko nzakora ubundi mu bisanzwe ababiziho bisanzwe kuzi kujya muri practice nk'ukwezi then bakazabona kukwakira, nabwo babanje kubyigaho. Natangajwe n'ukuntu nagiyeyo umunsi wa mbere bahita banabyemera, mpita njya no kuririmba ntera n'indirimbo, numva nareba abakristo bicaye nkumva nakwikubita nko hasi. Wow. None se Kevin, utubwiye ko watangiye uririmba mu Sunday school ukagenda uzamuka, ese ugereranyije ufite nk'imyaka ingahe ujya kwiyumvamo iyo mpano yo kuririmba? Nasengaga muri Sunday school icyo gihe nafite nk'imyaka 5 gutyo.
njyewe rero ni kera mu myaka 5 yanjye si ukubabeshya numvaga nzoba pilote ntabwo ari mu beza. myaka 10 numva nzaba dogiteri wambwira kuririmba rero nari nzi kuririmba za ndirimbo ndagatama ka Yesu nizo zari indirimbo zanjye numva nkunze kuririmba ariko uriya uko umuntu agenda akora ngira ngo uyu munsi na backinga byibuzemo gake ubu ushaka kumbaza ngo ndirimbire hejuru bya Kevin watubwira ubundi muri make amajwi apanze ate nyine dusobanurire hari ijwi rya mbere risanzwe ry'abantu bose ni soprano nyine aho iyo uririmbye wenda uri nka muri dushe cyangwa se hehe ukaririmba ugatera ukaririmba iryo ni ijwi risanzwe nyine ni soprano hakaza indi bita alto ijwi rya kabiri ariko ryo riba risa nk'irifashemo ukuntu hakaza irya gatatu ariryo tenor ariko ryo riba riri hejuru y'ukuntu hakaza na bass hanyuma se Kevin uririmbire natubwire nkawe nk'umuhanzikazi wabigiyemo uririmbire hejuru muri ayo ngayo nomo n'ubundi iyo nsohoye indirimbo nyiririmba muri rimwe mu ijwi rya mbere risanzwe ry'abantu bose ariko kuko ari nanjye wibakingira byose ndabikora nkarishyiramo rimwe ngashyiramo kabiri ngashyiramo na gatatu ijyananiye ni base I can't wait for acapella ntabwo rwose icyo gihe stage igihe turi buyigereho ariko ndumva bibuze kuba biri very interesting so Kevin uracyari urubyiruko it's a big challenge kuba uri urubyiruko ukavuga ati ngiye gutera intambwe ngiye muri gospel ntabwo aba ari ibintu byoroshye hari byinshi hirya no hino duhura nabyo nk'urubyiruko bidukurura ukibaza se niba ndi muri gospel ndajya muri biriya abantu ntibari buze kuvuga ati kuki Kevin ameze gutya kuki yambara amapantaro ese hari izo challenge ugenda uhura nazo kubera uri mu buzima bwa gospel ntago zabura ariko nanone iyo uri proud y'ikintu ukora nta challenge nini iba ihari ibintu byose ubibona ko ari positive nubwo abantu baba babona ari negative yego kubera yuko ntabwo urubyiruko rw'iki gihe abenshi ntabwo babwira ibintu by'Imana ngo babyumve ahubwo babona wowe uri umuntu uri nyine utari civilize babona uri umuntu uri aho ngaho ariko nanone iyo ari wo murongo wahisemo kandi ukunda ukabyinjiramo bikunze ibyo bavuga byose ubibona ko ari positive nta kibazo kuko ibyo ngibyo nibyo bigutera imbaraga zo gukomeza. Kevin indirimbo yawe ya mbere wayisohoye mu we mwaka? Indirimbo ya mbere nayisohoye 2019 yitwa Mfite Impamvu. None se Kevin watwibwiye ariko tubwire ese uvuka mu muryango w'abana bangahe ese kuki wanyu ari wowe wahisemo icyo kintu ese wagikurikije nde ujya kugihitamo? Turi abana 3 ndi uwa kabiri mu muryango wacu rero ntago ababyeyi banjye bo no mu muryango nta muntu uzi kuririmba nzi ahubwo njyewe na petite sœur turaririmba ariko murumuna wanjye we ntago abikora nk'umwuga babikora biraho bisanzwe kuririmba tubiraho bisanzwe ni bya bindi byagiye byo kuganira ese wowe wakurikije nde donc byakujemo gusa wumva ushatse kuririmba wumva bikujemo wowe wenyine nta urebeyemo nta role model ufite cyangwa urumvaga mbikunze cyane ariko ni role model wiwe ku giti cyiwe. This is an inspiration. Bantu mukurikiye ikiganiro cyacu mu byumve neza aracyari muto aracyari urubyiruko ntabwo ukeneye role model kugira wumve yuko ugomba kugera ku kintu ahubwo ukeneye wowe ubwawe kugira passion y'ikintu wakiyumvamo ukagikora. Kevin, you are very inspiring. Ikindi kibazo nagize ndi kureba indirimbo ese niki kikwiinspiringa kwandika indirimbo because wenda tuvuge yuko nta role model ufite ariko niki hari nk'umuntu wicara King James bigeze kumubaza ngese ngo wandika indirimbo gute ngiyo mbonye amazi ngo nkabona ibiti ngibyo nyine biranspiringa. So Kevin, wowe niki kikwiinspiringa kugira ngo ube wabasha kwandika indirimbo? Ubundi indirimbo zanjye akenshi ziziyo ndi mu bihe byiza byo gusenga ndahantu ntuje ndi concentre nyine ndi kumedita ndi muri meditation ndi gusenga aho ngaho cyangwa ndi gusoma Bible niho mera nandika naririmba. None se Kevin, ubundi tuzi ko muri iyi minsi cyangwa se muri rusange iyo umuntu atangiye ikintu ugenda uhura n'abantu wenda nk'ababyeyi bakubwira wa mwana ibintu uri kujyamo ni ibiki ntabwo dushaka gukora gutya, inshuti bose bakakwigiza inyuma. Wowe utangira kuririmba nk'umwuga nta muntu wigeze uza cyangwa nk'ababyeyi inshuti abavandimwe bakubwiye Kevin ibintu urimo ni ibiki mbese baguca intege?
ntabwo ibyo ngibyo bibura ariko njye ntabwo nababonye cyane kubera ko naraje public inyakira neza bahita abantu nyine bahita bankunda batangira kumpushinga kandi umuryango wanjye wari ubyishimiye n'inshuti zanjye so ibindi bintu byo kuvuga ngo abantu baguca intege ntabwo bari benshi ariko muri famiye nta muntu wagucaga intege bambwiraga komeza nawe wabishobora ariko ni ikintu cyiza ababyeyi bose bakwiye kureberaho umwana ntago avuga ngo agiye gukora ikintu ngo wumve ngo yataye umurongo nk'urugero hari igihe umwana akura akavuga ati mama cyangwa papa afite iyi mpano runaka gushushanya kuririmba ugasanga umubyeyi akumva yuko niba umwana atabaye umupolitician umwana niba atabaye umu businessman ataye umurongo ariko twakaye dufatira ababyeyi bakabafatira urugero ku babyeyi ba Kevin ntago bigeze bamuca intege baravuze ati ntawamenya go ahead komeza icyo wiyumvamo kigaragaze n'abandi bakibone nabo bagire aho bagera. Kevin so far ufite indirimbo zingahe? ubu ngubu mfite ebyiri ariko next week icyo cyumweru kindi tugiye kwinjiramo mfite shoot y'indirimbo ya gatatu. Yego indirimbo zindi ebyiri iya mbere twego mfite impamvu izindi ebyiri zitwa iya kabiri yitwa umbabarire. Iyindi iracyari mu gatebo gapfundikiye tuzayimenya neza. Wow Kevin Imana igumugisha cyane you are so interesting actually yatubwiye ngo we aba inspired ngiye mu bihe byiza byo gusenga ngiye yumva ari mu bihe byiza byo gusenga. Kevin uyu munsi umuntu wifuza gutangira carrière ya gospel ni kariyeri itoroshye kuko hari igihe utabona support cyane kuko usanga kenshi abantu bagiye muri gospel badakunze kubona ubufasha cyane nyamara abantu bari mu ndirimbo zisanzwe usanga bateye imbere cyane. Ese uyu munsi niyihe inama wahereza umuntu w'urubyiruko ukiri mutoya uri kuvuga ati ndifuza kuba naririmba ariko ntago mfite capital simfite ababyeyi bansunika nta mubyeyi wanyu ushyigikiye ntago nzi uko nabigenza we wamuha iyihe nama? Namubwira icya mbere cyo nta gucika intege buriya abantu benshi nkunda kubabwira ngo icyo wandikiwe byanze bikunze ukigeraho. Yego waba utishoboye waba wishoboye waba uko waba umeze kose ntago byakuraho yuko naho hasi utahava ngo ugere ku ndoto zawe kandi gushaka niko gushobora ubishatse urabishobora. Ikintu cya mbere ni ukubishaka ugakurikira indoto zawe neza ukanasenga of course Imana ica inzira naho tudatekereza. Gushaka niko gushobora. None se Kevin nk'uko tubimenyereye umuhanzi benshi b'abanyarwanda urugero nka Mani Martin n'abandi benshi bagiye batangira muri gospel bakaririmba ubona bese banabifitemo impano babizi ariko babona batangiye kugera kuri level isa nkaho iri hejuru gato bagatavuga okay reka tuvange dukore mix dukore iz'Imana dukore n'iz'isi bikarangira naho babaye baririmbye iz'isi gusa. Wowe muri wowe wumva ufite ihe ntumbero? Ubundi ikintu cya mbere nabonye ni ukugira intego mu buzima. Iyo ubuzima bwawe budafite intego nta sansi ibintu byawe biba bifite ikije cyose kirakujyana bitewe n'ibyo uri kubona aho hafi by'akanya gato. Ariko iyo ufite intego ubundi intego ni ikintu ukurikira utitaye ku byo ureba by'ako kanya ariko ukareba fitire ukareba ejo hazaza. So intego yanjye rero ntabwo ari iyo naje muziki n'ubundi mfite iyo ntego yuko nzakomeza gospel kandi namaze gusobanukirwa neza icyo Imana yandemeye kwiramya no kuyihimbaza. So why not rero ntakora iki Uwiteka yandemeye. Amen. Ati Imana yamuremeye kwiramya no kuyihimbaza kandi ikindi kugira ubuzima bugira intego. Iyo ufite intego ntabwo ureba short term benefit ahubwo ureba long term benefit. Rero Kevin nicyo kintu yakoze kandi aratubwiye ati hari agaseke gafundikiye ejo bundi hari akazafungurwa. Kevin Imana iguha umugisha cyane. Ese njye reka nkubwire sinzi impamvu inspiration yanjye y'ibyo gora uko nambara uko nsa uko mvuga nyikura kuri mama wanjye. Rero mba numva iyo murebye nkamureba nyine ku isura uko yitwara mba numva ngomba gusa nkawe yakisukisha nkumva ngomba gusa nawe bisuko nyine nuko taye zitameze kimwe. Kevin ngiye ko neye gutyo urumva wowe iyo uri kumwe n'umubyeyi wawe muri famille wenda hari umuntu uvuga ati uyu muntu ndashaka kumera gutya Kevin we ni just character. Kevin we niwe ntuzaye ni role model ku giti cye we kuba ari role model ku giti cye yumva ahubwo ko abandi bantu bamufatiraho urugero. Wowe ikibazo mfite Kevin iyo wicaye mu nzu ugatekereza ukavuga ati mu buryo bwanjye nakuze gutya nakuze mbona ibi ariko kugira ngire aha ngaha
narebeye kuri mama wanjye hari ibyo yakoze, wowe urumva ari iki cyatumye uba Kevin uriwe? Izo ndangagaciro za gikristo wazigiye kuri nde gufata umwanzuro ati namenye kristo kandi nzabishikamaho? of course ni umubyeyi wanjye, mama wanjye, ko nkuko navuze mbere nakuze mu muryango w'abantu basenga, so nkuko Bible ivuga ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza akigenderamo, nanjye niyo natojwe kuva mu bwana bwanjye. Yego. So akaba ari umuntu ukunda gusenga, ukunda kuba afite intego, nawe yakubwiye ngo niba avuze nzakora iki n'iki nyine arakigendaho paka akirangije. Yego. That's amazing. None se Kevin, ubu ngubu ubundi akenshi iyo utangiye inzira y'Imana hari inshuti nyinshi zikuvaho, hari abo mwagendanaga batagendana nawe, hari iki, ariko nk'uko watubwiye ngo ugomba kubaho ubuzima bufite intego. Wowe mbese wenda nka Rine Gahongayire nawe ari mu bantu baririmba gospel tuzi hano twese mu Rwanda, iki wowe kugira ngo wumve ko waba role model wawe ku giti cyawe ni iki cyabigute? Wiyumvishe mu buhe bushobozi butuma wumva waba role model ku giti cyawe? Ntuvuge ngo wenda Gahongayire ko turamuzi, abantu benshi hari igihe bajya nko muri gospel bavuga ati nge nzaba nka Israel Mbonye, nzaba nka runaka. Wowe ni ikihe kintu wumva ufite muri wowe cyatumye wumva ko waba role model of yourself? Ubundi namaze kumenya yuko no mu buzima busanzwe iyo ushaka kuba uwo utari we n'uwo wari we byose birapfa, ibintu byose birakwangirikana neza, ariko iyo ubaye uwo uri we nibwo ubasha kugera kure, ugakurikira indoto zawe neza, kuko uba uzi ko ni wowe ubwawe, ibitekerezo ni ibyawe, ibyo ukora ni ibyawe, uraririmba wowe nyine ni wowe. Niyo mpamvu umuntu agomba kuba wowe nyine biyu. Mbese wowe wiyumvamo ubuhanga buhanitse ku buryo wumva ko no role model I am me. Oya, kuba nta role model ugira ntabwo bivuze ko ari ubuhanga, ahubwo ni iyindi mitekerereze itandukanye n'iyo abantu bari basanzwe bazi cyangwa se. Ariko uzi ikintu nkundira abo bantu buba bumva yuko I'm myself kandi I have to be my own role model. Abantu nk'abo ngabo akenshi usanga na papa siwe mu buzima ari ukuvuga ati let me be my own role model, kugira n'undi muntu wese uzandeberaho azangire role model. Cause niba mbyibuka neza mushiki wabo Louise baramubajije ngo who is your role model, byari muri 2012. Baramubajije ngo role model wawe ninde, aravuga ati icyo kibazo ni ikibazo nibajije nanjye ubwanjye mu buzima ndakibaza ndakibura. Aravuga ati nakuze ubuzima bwose ndeba around myself nkibonamo Imana yampaye, nkanyibonamo ubushobozi bwanjye bwo mu ishuri, ndavuga ati noneho ubwo nabashije kubona umuntu mbera role model, reka noneho ngiye nkore cyane noneho mbera abantu role model. Kevin, that's a good idea though. Seriously, nanjye biranshimishije ngewe rero ugira role model. Role model ubu nanjye guhera umunsi ngiye kubihindura. Ariko ari ufite ariko ni byiza do kugira role model, ni sawa nkuko bavuga ngo ni role, abakora ikintu runaka kikumodelinga kugira ngo ubundi muntu kikumotive. Niyo hantu usanga umuntu role model yawe yambaye gutya nawe ashaka kwambara nkawe, we biramubereye ariko ntabwo mufite taye zimwe, wowe birakubihiye. No mu bitekerezo rero nuko biba bimeze, niba atekereje iki nawe ukavuga ngo urakigana, we cyamuhira wowe nticyaguhira. Niyo mpamvu ugomba kuba witekereje. Kevin ahise ahuza na kantu ko kuvuga ngo nushaka kugera ahantu nyine, mbese nushaka kugera ku kintu ukabona undi yarakigezeho, wowe ntuzige inzira yaciyemo kugira ngo akigereho, kuko inzira zose ntabwo zabageza hamwe, ahubwo wowe uzagikore kugira ngo ugere kuri cya kindi, ariko in your own way. Kevin, uyu munsi hari urubyiruko rwinshi rw'u Rwanda ruhugiye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, hari abahugiye mu kwinywera inzoga, hari abahugiye mu bintu bigiye bitandukanye. Urubyiruko rwinshi usanga abantu benshi bari mu bintu bya business cyane, abantu bari active bari gukora ari ya generation tuzakurikira, apana generation yacu, sibyo? None wowe wagiriye inama nk'urubyiruko kagati wenda it's okay, wenda wagira inama runaka ubagira nkawe wowe wisobanukira ukavuga ati ubuzima bwanjye ntabwo ari ubwo kuba wasted, sibyo? Ahubwo ubuzima bwanjye ni ubwo gukorera Imana no kuyihimbaza. Wowe wamaze gusobanukirwa impamvu uri ku isi, none se ni gute noneho umuntu w'umujene yasobanukirwa impamvu ari ku isi? Mbere na mbere nababwira ngo kubaha Imana aribwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo ni icya mbere. Kandi ikindi nababwira ngo tubaye abanyabwenge twajya kwita ku iherezo ryacu, kuko usubije amaso inyuma ukareba abo mwasangiraga inzoga, abakurushaga ubwiza, niba ari bwo uvuga ati nibwo ushyize imbere, buri wese icyo ashyize imbere, ese abari bamurenze ubu barihe?
ikintu cyane kintera ubwoba niyo ngiye kwa muganga nkareba abantu baryamyeyo baragendaga ukabona uburanga bafite cyangwa se titire runaka bari bafite cyangwa se akazi runaka bari bafite ariko nabo aho baryamye bakaba bari kwicuza ngo igihe cyanjye iyo nza kugikoresha neza. Nababwira ngo burya baravuga abanyarwanda ngo iyo menya ryari ijambo. So ntugategereze kwicuza ari uko wageze mu bibazo, ntugategereze kwibuka Imana cyangwa se gukizwa ari uko wageze mu bibazo. N'ubu ngubu byashoboka kandi Imana ni inyembabazi yakira buri wese. Amen. Nizere ko mubyumvise ready do. Ariko ikibazo kimwe gihari muri ubu buzima tubayemo, umwanditsi wawe yaravuze ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikananga imbere. Ariko na Kevin aratubwiye ngo iyo menya ryari ijambo. Kandi ikintu ijambo ry'Imana muri hano avuga ngo jambo yari Imana kandi byahozeho. Donc urumva ibintu byose ntago ari accident, ibintu byose bihoraho. Ariko icyo twamajije kumva kuri Kevin aratubwira ati nta kidashoboka. Ikintu cyose kigaragara ko kidashoboka ariko iyo kigerageje kirashoboka. Ni wa muzungu wavuze ngo try and fail but never fail to try. So it's better yuko tugerageza tukava mu byaha ahubwo tugashaka impamvu turi ku isi. Tugashaka Imana. Yego, ushobora kuba utari ku isi kubera yuko uje kuririmba, kuramya no guhimbaza, kandi kuramya no guhimbaza Uwiteka ntago ari uko ubasha gusohora ijwi. Abaramyi baramya mu buryo bwinshi cyane. Ushobora no gukora akazi kawe neza ukaba uri kuramya Imana. Ushobora kuba wubaha umubyeyi ukaburamya Imana. Kuramya Kevin ngira umutima wawe iyo utuje ukeye utifuriza mugenzi wawe kibi nta shyari nta abantu abakijya sigavuga ngo nta mutima mubi. Umutima utuje na Imana ikunda imitima myiza y'intuje. Naho nukuramya ni witandukanye n'ibibi naho ni umutima utuje. Ni ukuvuga ngo tugire imitima ibonekeye cyangwa se imenekeye Uwiteka. Niyo ya mitima Imana yavuze ati Dawidi, Imana yavuze ngo agira umutima Imana yishimira. So rero nawe byakunda, ariko hari nk'umuntu ukubwira ati none se ngewe Kevin buriya hari nk'umuntu nkibariza ikibazo. Urakijijwe kandi ufite impamvu uri kuri nosi, ufite impamvu waje kuri warisobanukiwe mu yandi magambo. Wenda we ntabwo wigeze uca mu bintu byo kuvuga ngo wanyweye inzoga, watubwiye ngo wakuriye mu muryango ukijijwe, sibyo? Ariko noneho Kevin, umuntu wamaze kubatwa n'icyaha runaka cyo kunywa inzoga, cy'ubusambanyi, wenda yarakijijwe, yego yamenye Kristo biraho, ariko ntiyabyinjiramo neza. Nk'uwo muntu wamugiriye inama, wamubwira ati se vamo gute? Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo nashyize mu muntu gushaka no kudashaka. Kuki ushobora kwicara ukavuga ngo uyu munsi ndashaka kurya gutyo ukarya, uyu munsi ndashaka ayo mafaranga kandi ukayashaka ukayabona. Kuki utibaza udatekereza nk'umuntu ukicara ukavuga ngo kugira ngo ngwe muri uyu musambanyi biba byanyuze muri izi process, ndabanza nkahura n'umukobwa tukavugana gutya cyangwa se ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose kandi ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. So kuki udashobora kuvuga ati ngendana n'uyu kandi afite titire runaka n'uyu nguyu, so ho kugira ngo njye mpora ndi muri icyo kintu mbaswe n'icyo cyaha, reka mpindure inshuti. Ese iyo uvuze guhindura inshuti ndaguciye mu ijambo, iyo uvuze guhindura inshuti izo ngizo uhita uzireka burundu cyangwa ntago guhindura inshuti ari kubabwira ati mwebwe mugende muri abanyabyaha hoye. Urababwira ati inshuti zanjye twakuriraga muri ibi, mwanguriraga inzoga nanjye nkabagurira gutyo, ariko umurongo wanjye ngiye gufata ntangiye narahindutse totalema. Ntago nkiri umwe mu byo mukora, ahubwo ngenda hindutse. Byanze bikunze ntabwo bazakubwira ati ugenda amahoro, bazakubwira turibese iki. Ariko uri umuntu ufata icyemezo kandi ukagira intego, mwatandukana nyine gutyo. Babishaka bagakurikira inzira yawe, batayikurikira ufite kugenda ugahindukira nka mukristo, ukagenda ugafunga icyaha. None se Kevin, wenda example nk'abantu wenda dufatiye urugero nko muri interna, ushobora kujya kwiga ugasanga ugahura n'umuntu mukaba inshuti, ariko mukaba inshuti mwese musa nkaho mukiri bashya, mbese mutaziranye neza. Uwo muntu nyuma ukaza kumenya ko afite imico runaka, kandi iyo mico wowe ntago wemera kugendana n'umuntu ufite imico imeze gutyo. Noneho hari bamwe bavuga ngo ntago nareka iyo nshuti ahubwo nzagerageza nyihindure. Hari abandi bavuga ati reka inshuti imeze gutya oya bye ugahita umusezera.
wowe nk'aho ngaho ugize nk'inshuti imeze gutyo, ese ushatse guhindura kugira ngo ube mu mana kandi ubona inshuti zawe wari ufite zitari mu mana, nta n'ahantu bahuriye n'Imana, mbese babyumva nk'ibintu biri aho, nawe urababwira ngo bayi ndagiye ntabwo tuzongera kuvugana, mbese ukabicaho cyangwa wagerageza ukabigisha kugira ngo nabo bamenye umurongo urimo? ubundi uwo nguwo umuntu umeze gutyo namugira inama bijyanye n'imbaraga afite muri we, kuko amavuta y'abantu aratandukanye, imbaraga z'abantu ziratandukanye. hari ugira imbaraga nyinshi akabasha kubisiporta aho kugira ngo we baguhindure ahubwo wowe ukaba ubahindura. hari n'undi muntu ufite febrese urumva zimeze gutyo, hari n'undi muntu w'umunyembaraga uhindura, hari n'undi noneho bahindura. ariko Bible iravuga ngo hunga icyaha, hunga icyaha. niba mwicaye uko muganira ibiganiro bibi nawe birakwafekita, ugenda usanga niba utaravugaga mani watangiye bite se mani bimeze bite se umusaza, ibintu nk'ibyo ngibyo. ariko iyo uzi icyo ushaka utinya Imana by'ukuri urasenga ukavuga ngo Mana nyereka uwo nkwiye kugendana nawe, cyangwa se mpishurira uwo tugendana ninde. Imana ivuga mu buryo bwinshi kandi ukumva. yego Imana ivuga mu buryo bwinshi kandi tukumva cyane, urarota usoma ijambo Imana ikakuvugisha, uganira n'umuntu uzi ko uri kuganira n'umuntu nyamara Imana ikamuvugiramo kugira mesaje yawe igereho. so bakundwa bacu, murabibona ko mu buzima ntabwo bigusaba ko urinda kugera ku myaka runaka kugira ngo usobanukirwe uwo ugomba kuba we muri ino si, kugira ngo usobanukirwe intego yawe waje ku isi. urugero rwiza ni Kevin ku izina ry'ubuhanzi rye yitwa Kay, ariko amazina yasanzwe Kevin nitwa Kayirangwa Kevin Kezia. donc nuko mu byumba yose n'amazina yiwe ni Kay yahiriye ryose amazina yiwe. so Kevin Kay aracyari mutoya ariko yasobanukiwe impamvu ari kuri ino si. ngira ngo hope ni ibintu twakabaye twigiraho mu buzima, ni ibintu twakabaye tureba mu buzima tukigiraho. so tutagiye kure tugeze muri ka kanya nari maze ntegereje ka kanya nashatse benshi dutegereje cyane. so Kevin kubw'urukundo imbabazi z'Imana niko hari umuntu wagiye kumbwira ikintu arambwira ati niba rukaka ko ngira ngo asiko nkijijwe yarashramwe kubw'imbabazi n'urukundo rw'Imana wambabariye ukandiza nkavuga kuri telefone atsaba amayinite mbarenze kajya kumbwira ikindi kintu mbatsabye amayinite. so Kevin kubw'urukundo n'imbabazi z'Imana, mbese kubw'Imana Imana yaguhaye dusangize twumve se Imana hari kunesa agira neza. uwasize ubwiza wari ufite mu ijuru, wemera kubambwa mwami, urukundo rutagira akagero nirwo nakuboneyemo, imbabazi zitagira ingano nizo naboneye muri wowe. niwitaye ku cyubahiro cyawe, niwarebye ku mibabaro uzagira, usiga ubwiza wari ufite mu ijuru, wemera kubambwa mwami. wow so amazing. yitwa wasize ubwiza. wow ako ni ikintu cyiza. nziza Kevin cyane. ni iki cyakwiinspirinze iyo ndirimbo? iyi song nari ndi gusoma Bible, imibabaro ya Yesu, ndeba inzira zose noneho mbyishyira njyewe nubwo naba nkunda umuntu bigeze he, burya n'abariya abantu biyahura ntabwo ibi ngibi babikora, kuko impamvu biyahura baba bashaka urupfu rwa vuba ku buryo batari bubabare, batari bubabazwe n'umubiri. ariko uzi gupfa wumva bakora iki, wumva bakagukubita, wumva inzara gutya, wumva bagutera umusumari, wumva bagutera icumu, ari ibintu cyane kuko reka nkubwire buriya, ariko mujye mubitekereza, mujye mubyumvaho koko. niba reka mbabwire, umukristo kwizera ijambo biraryoshye, bigutera ubwoba ariko bikagutera ubwoba bwiza iyo usomye ubwiza Kristo avugwaho yari afite mu ijuru.
ntabwo watekereza ko yari kuza ngo ace bugufi avukire mu muvure narangiza akure bamuhiga narangiza mu nyuma bamutera amabuye abo yaje kubana nabo bamwihakane hanyuma mu nyuma yaho bamwice bamubambe ku musaraba. Wa mugani wa Kevin n'umuntu wiyahura aragenda abashaka guhunga akababaro avuga ati bigire vuba ndi kubitasi rimwe mitetsinzira. Ariko Yesu yagiye step by step arabanza arigisha ni bya bindi Kevin yavuze ati ubuzima bugira intego. Yesu yaje afite intego mwisi yaje afite goal atareba ati nari yari byoroshye kuba yaza avuga ati ndi umwana w'Imana ndaza nsimbure Herode aveho ariko yaraje aca bugufi. That's another way tugomba gutekerezaho cyane. So hope ngira ngo tugiye gushimira abakunzi bacu bo kudukurikirana. Kevin wakoze cyane kandi ndabizeza ko indirimbo iri mu gaseke rwose ntiza True Life izaba iya mbere kuyibacishirizaho mukayireba. So Imana ibaho umugisha cyane abakunzi bacu. Turagira ngo ikiganiro mukomeze mugikurikirane ntabwo tuba dutumiye umutumirwa kugira ngo aze kugira ngo mubashe kumva Imana afite ahubwo tuba dushaka kugira ngo mwumve imvano n'imvano yo kuba ahagaze aririmba mukabona ibihangano bye bya bindi mwumva umunsi ku wundi. So Imana ibaho umugisha cyane ikirenze byose ukore subscribe share hanyuma hope agataho nagenda urasa neza. Merci. Urasa neza pe no kuri kose urasa neza. Tukongera gushimira cyane abafatanyabikorwa bacu harimo ahantu twicaye murabona ko ni heza cyane hari view nziza ni hoteli yitwa Auberge Kibagabaga. Tugashimira n'abantu baba babitayeho bagatuma aza agaseka neza mukabona arasa neza cyane. Kuri Relax Salon i Remera naho mbese n'abantu bagira urukundo bazabakirana ubwuzu kandi ikindi turabakunda cyane kandi mukomeze mutwereke ko muhari. Tuzakomeza dukora n'ibindi byinshi byo kubashimisha nk'abantu dukunda cyane kandi ibi byose tubikora for you. So mwakoze cyane Kevin. Tutarasoza mbere gato ese waba ufite ahantu gutya ushaka kubwira umukunzi wawe ashatse kugira icyo akubwira ashatse kuba comment runaka yakubwira hate yakubona gute mbese? Kuri YouTube channel yanjye ni Kevin K, kuri Facebook page yanjye naho ni Kevin K, kuri Instagram naho ni Kevin K 250. Mwabyumvishe YouTube channel, Facebook page ni Kevin K, hanyuma Instagram ni Kevin K 52, right? 250. So rero musure channel yiwe bizabasha kuba gutuma mumenya ese Kevin ni muntu ki, ubuzima bwe bwa buri munsi bumeze gute, ese ni umukobwa koko wubaha Imana atari bya bindi usanga umuntu aza akavuga gusa wajya mu buzima usanga ugasanga ntago ariko bimeze. So Imana ibaho umugisha cyane, turabakunda. Be blessed. Ciao.